Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo abaturage bafite gifite ishingiro turakizi. Ni ikibazo uyu musozi wa Rubavu kubera kuwuhinga no kuba warutuweho mu buryo bw'akajagari watezaga isuri hano mu karere ka Rubavu ugasenya amazu ukica abaturage hano mu karere. Icyo cyarakosowe rero bimeze neza. Harimo ibice bibiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abari batuye bimuriwe hariya ka Rukogo bahawe ingurane, hasigara noneho ubutaka bw'abaturage batari batuye nibo batari babona ingurane. Babukoresha bahingaga atariho batuye. Abahingaga n'amasambu. 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 Ubutaka babubavanye hose barabubambuye. No kuvuga urwego tugezeho na Minirena tugeze ku rwego rwo kubarura. Ikibazo barabubambuye kuko niba ubutaka ari ubwabo kuki batabukoresha neza uko Minirena bishaka bugakomeza ari ubwabo. Barashaka kuhavana abantu kubera iki kuki batahakoresha nicyo bashaka kumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niho nagira ngo anishe no kuvuga ngo ibiganiro turimo dukora na Minisiteri y'Umutungo Kamere no kugira ngo duterere abaturage ibiti noneho erega baranabyiterera. Reka tubanze dukemure ikibazo. Minisita Biruta wadufasha. Urakoze cyane. Bamuhe mikoro. Ni urugero rwiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumijambo. Nitwa Sentwagwe Gilbert, abantu n'umunyabugeni ubaza amabuye. Mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Rubavu, umudugudu wa Kamayuki. Yemagaza mfite ikibazo kijyanye n'abantu bari batuye harakura musozi wa Rubavu muri kurora mwese murabona ko hadasa. Aha afite uko hasa ni Rubavu, umurenge wa Rubavu, hirya n'umurenge wa Rugerero, naho hepfo mubona hameze neza n'akayaga kari guturuka n'umurenge wa Gisenyi. Ikibazo dufite tukira abantu 150 twaba umurenge wa Gisenyi ntabwo twigeze tubarurwa kandi ubutaka butakwanditseho ntabwo bari ubwawe. Inzego z'ibanze zose zaradufashije, yewe n'inzego za gisirikare n'iza polisi zose zarahagurutse, ariko baza kutubwira yuko ikibazo gisa naho kibarenze ko amaherezo ari mwe nyakubahwa Perezida umuti babuze kuvuguta. Ubwo ni ikibazo cy'ingurane. Bavuze ko ingurane naho bavanye abantu. Hari bakuye abantu ntihaburanwa. Hari ahantu hari amasambu yaradutunze. Yewe nayo mafite n'ubworozi hari urwuri. Ikibazo ni Meya. Urakizi cyangwa ni ikibazo giteye gite? Babahe mikoro katwumve ntabwo ikibazo gisobanukiwe neza. Murakoze nyakubahwa Perezida. Uretse gato. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo abaturage bafite gifite ishingiro turakizi. Ni ikibazo uyu musozi wa Rubavu kubera kuwuhinga no kuba warutuweho mu buryo bw'akajagari watezaga isuri hano mu karere ka Rubavu ugasenya amazu ukica abaturage hano mu karere. Icyo cyarakosowe rero bimeze neza. Harimo ibice bibiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abari batuye bimuriwe hariya ka Rukogo bahawe ingurane, hasigara noneho ubutaka bw'abaturage batari batuye nibo batari babona ingurane. Babukoresha bahingaga atariho batuye. Abahingaga n'amasambu. 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 Ubutaka babubavanye hose barabubambuye. No kuvuga urwego tugezeho na Minirena tugeze ku rwego rwo kubarura. Ikibazo barabubambuye kuko niba ubutaka ari ubwabo kuki batabukoresha neza uko Minirena bishaka bugakomeza ari ubwabo. Barashaka kuhavana abantu kubera iki kuki batahakoresha nicyo bashaka kumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niho nagira ngo anishe no kuvuga ngo ibiganiro turimo dukora na Minisiteri y'Umutungo Kamere no kugira ngo duterere abaturage ibiti noneho erega baranabyiterera. Reka tubanze dukemure ikibazo. Minisita Biruta wadufasha.
urakoze cyane bamuhe mikoro. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo meya yari atangiye gusobanura n'ibyo twaganiriye ndetse na gavana uyu munsi, tuvuga ko bariya abaturage niba bari basanzwe bafite ubutaka babugumana ariko bakabukoresha uko bukwiye kuba bukoreshwa. Niba ari ishyamba rigiyeho rikajyaho ariko tukabaha ibyangombwa byabo bakabitunga, n'iryo shyamba bakazarisarura. Niko bikwiriye rwose. Ntabwo numva igikwiye kuba kiruhanyije aho ngaho. Ibyo kujya mu ingurane uramuguranira umuvana he umushyira he. Mubafashe bakore ibyo mukwiye kuba mwifuza kugira ngo bihakorwe. Meya urumva? Mufashe abaturage mukorane n'inzego zibishinzwe bahakoreshe cyangwa bahakorere ibijyanye n'ibyo minerene ishaka, ariko haguma ari ahabo. Muhabahe nta kindi ntacyo kuhabavana, nta kuhabaguranira, nta mpamvu. urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, uragahora ku ngoma. Bikwiriye. Wakwakira undi? Ibyo twagezeho ni byinshi cyane rero, turashima perezida wacu watumye tubigeraho. Kagame Paul uzakomeza utuyobore, turagushima. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye banyita Samantire, ariko amazina yanjye bwite ni Habarurema Joseph, nkaba ndi intore y'ingamburuza wikene inganje mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyakiriba. Mureke mbashimire gahunda y'imiyoborere myiza, aho mwatwigishije kwigira, kwihesha agaciro, kwihangira imirimo n'ibindi byinshi, ariko nge ndavuga ku bijanye no kwihangira imirimo. Byageze igihe ngiye nibaza nti ejo nzamerane, ariko noneho nza mu buryo bwo kwihangira imirimo nkora ikigorofani. Icyo kigorofani natundaga imyanda cyangwa se ibishingwe byavaga mu isoko rya Bazirete, aho nahembwaga igiceri c'ijana n'umuturage, kandi isoko ryarimo abaturage 66, ubwo nafataga 6,600 kandi nkafata mu gihe c'icumweru. Mbona ayo mafaranga atatunga urugo rw'umugabo n'umugore n'abana batatu. Bityo noneho nigira inama yo kuja ku mukarani, ubwo nkaja mpakura amamodoka ya Zawurarirwa, kupakura amakese no gupakira, nkikorera n'imitwaro ku bitugu, ariko noneho ngahembwa ibikwiranye n'ibyo nakoze. Noneho iyo nabaga naronse nakoraga amafaranga 3,000 ku munsi, narase nakoraga 3 ku munsi, naba naronse nkageza no mu 10. Ndavuga nta mafaranga ngiye kuyabyazamo umusaruro, nibwo nihaye intego y'iminsi 100. Mw'iyo minsi 100 nafashe igihumbi, akaba ari cyo gitunga urugo, andarenzeho nkagenda nyagura uducogocogo, harimo udusukari, udusabune tw'udutije n'imyunyu n'utundi tuntu tw'uduconco. Nyakubahwa rero, nyuma muri ya minsi 100 nagiye kwikontorora, nsanga maze kugera ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 300 na 500. Ayo mafaranga nibwo nashingitse akabutike, madama akakirirwaho, naje nkongera gasubira mu gikarani. Uko nagiye niteza imbere. Iwacu bakoresha amafumbire cyane, naguraga agafuka kamwe nkaja kukavanga na ya masukari na ya mafu. Noneho nibwo ikigo gishinzwe kurengera kuvuganira abantu, ndavuga Minagri, barampugura bafatanyije na FDC. Noneho baduhugurira ko tutagomba kuvanga amafu n'amafumbire n'amadetani, bityo inuza ubufumbire bw'inyongeramusaruro mbugira umwuga. Aho ngaho bampuje na Equity Bank, aho Equity Bank yangujije miliyoni 10, nabanje sako impereza 500. Nyuma yaho maze kwishura umwenda, Equity Bank iza kunguza miliyoni 15 naje kuguramwe imodoka ya miliyoni 15 nzishora mu mafumbire. Imodoka yanyinjirizaga miliyoni 1 ku kwezi, n'amafumbire nakazana amafaranga atari munsi y'300. Bityo wa undi wasunikaga ikigorofani sibwo batangiye kumwita boss Samantire. Nyakubahwa perezida wa repubulika, rwose ni imiyoborere myiza mbikesha, n'ukuri icubahiro ni icyanyu, rwose Imana ibaho umugisha. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ntago nagarukiye aho ngaho. KSB nawe yangiriye icizere guza miliyoni 60. Ubwo ni nako nakomeza kugenda nkora.
noneho naje gukora n'ubushakashatsi nanje ubwanje nerekeza mu bworozi n'ubuhinzi, ariko ndavuga nko mu bworozi inka ndazoroye, ariko ndavuga nko ku ngurube babandi bamwe bagaya. Ingurube naguze ingurube imwe ndi mu buryo bw'ubushakashatsi, ingurube igiye kubyara imbyarira ibyana 10, bya byana 10 ndongera irongera irima ibyara ibindi 10, igiye gusubira bwa gatatu isubira nayo n'izambere, zose nkoze mu hayene nazo zigende kuko ibyara 10, 13, 12 nkoze mu hayene. Ubwo ingurube imwe ngiye kubona mbona igeze ku ngurube zirengeje na mu gihe cy'umwaka wose. Ubwo izo ni inama nagendaga mbavomaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'imiyoborere myiza. Bityo noneho umwambari w'umwana agenda nkase, naravuze ngo nzigana nyakubahwa data Perezida wa Repubulika kuko ahereza yashizeho gahunda ya gira inka. Nanjye naragerageje navuga ni nanjye ku nka kantange natanze inka 3, maze koroza abantu nshaka kugira ngo nabo mbazamure baviyo navuye bagana iyo ndi kwerekeza, ku buryo natanze ingurube 25, kandi buri mwaka ntangira abaturage mituweli ku buryo ntashobora gutanga mituweli ziri munsi y'abantu 100. Nanone nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu impenuko z'uyu mwaka wa 2015 izo ngurube nagurishe mwe ngurube 280 mu buryo bwo gusarura, nsaruramo 1,31,150. Bityo mbona ni ibintu byiza cyane ku buryo mbona yuko mutwitaho, ndetse na Minisitiri w'Ubuhinzi yaje kunsura aza kureba ubwo bworozi bw'iwanje. Bityo rero bigaragaza uburyo mutwitaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero mfite intumbero, ndifuza ko muri 2018 ubwo kuko byo uruwacu twarangije kukwemera, jewe ijwi ryanje nanje kuritanga. Bityo muri 2018 ndifuza ko ubwo tuzaba turi muri iriya mandasha, nanje nzaba mfite ikamyo rukururane, nzaba nkuye mu ngurube. Nanone mu bworozi nzubakamo etaje. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze rwose, uri umukozi n'urugero rwiza cyane, urakoze. Ukomereza aho ngaho, ukomerezaho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwiza mwari mwatugeneye wo kuganira.